Turatangaza amakuru y'ukuri kuri Data, ari nawe Mana imwe y'ukuri. Data ukiranuka, ab'isi ntibakumenye, ariko jyewe narakumenye, n'aba nabo bamenye ko ari wowe wantumye. Umwami Yesu yamenyesheje mu isengesho rye ko isi itigeze imenya Imana by'ukuri. Yatangaje ko bamubanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko we yaje azanye amakuru y'ukuri. Amakuru y'ubwami bw'Imana akubiye muri iki gitabo. Muri Zaburi 139:15 hatumenyesha ko twabanje kuremerwa ahantu h'ibanga, kandi ibyanditswe bitumenyesha ko twatoranyijwe isi itararemwa. Naho Yesu muri aya magambo atumenyesha ko hariho abana b'ubwami n'abana b'umwijima. Ni ukuvuga ko muri iyi si duhari turi abaturage baturuka mu bihugu bibiri, kimwe ni ubwami bw'ijuru, ikindi ni ubutware bw'umwijima. Iki gitabo kitumenyesha kandi mu itangiriro ko Data yaturemeye kuyobora. Muri twe harimo uturemangingo twa kiyobozi. Ibiri mu isi ya Data byose, mu kirere cyayo no mu nyanja, biri munsi y'ubutware bwacu. Aha hantu hitwa mu isi ni ah'Imana yacu. Iki gitabo kitumenyesha mu itangiriro ko umuntu wa mbere wiswe Adamu yaje kutita ku butware bwe igihe yumviraga umugore we, aho gufata icyemezo cyo kuvuga oya akurikije itegeko yari yahawe n'uwamuremeye umubiri, akamugabira ibye ngo bitegeke. Adamu ashyira ibyaremwe byose munsi y'ububata bw'umwe mu bamarayika wari ushinzwe umuco n'imyidagaduro mu ijuru, Lusiferi, waje kwitwa umwanzi na Sekibi, ari byo Satani. Mu iremwa rye, Satani ntabwo yigeze agabirwa ubutegetsi, ntabwo yaremewe gutegeka. Yahawe ubuhanga bwo gukora ibikoresho byo gucuranga. Niyo mpamvu kugira ngo ategeke akenera abantu bo gukoresha. Iki gitabo kitumenyesha ko umwana wa Data, Jambo rya Data, waremewe byose, akaremeshwa byose, bikaremerwa muri we, yaje yitwa Adamu wa kabiri wabyawe n'umwuka. Kuko Imana yari yavuze ijambo ridahinduka ko umuntu nakora icyaha azapfa, azanwa n'uwo murimo wo gupfa, akanyura mu rupfu, akarwana narwo, akarutsinda, maze kuko yari yifitemo ubugingo no kwera, akadutsindira urupfu. Arazuka, yongera guhuhira mu muntu umwuka we, amusubiza ku rufatiro rw'ubuyobozi. Asubira mu ijuru, amwoherereza byuzuye umuyobozi wagombaga kuba muri we, akajya abana nawe, agasubiranya kamere y'Imana muri we, akamwigisha kuvuga nkayo no kuyita Data. Sobanukirwa ko iki gitabo kitwita abatambyi bo mu bwoko bwa cyami, kandi turi abana b'ubwami. Kubona ubwenegihugu bw'ubu bwami ni ukuvuka ku bw'amazi n'amaraso no kwemera ugahamya ku mugaragaro ko Yesu ari umwami w'ubugingo bwawe, ukamuha ibyaha byawe, akabishyira mu rupfu rwe, akaguha ubugingo bwe no gukiranuka kwe. Mu bwami bw'Imana ntidutsinda, turatsindishirizwa. Mu bwami bw'Imana dufite igenamigambi mu bintu byose: ubukungu, ubuzima, uburezi, imibereho myiza, umuco, ububanyi n'amahanga, umurimo, umutekano, inganda n'ibindi. Ibi byose wabisanga muri iki gitabo. Nk'uko amafaranga ari igikoresho cyo mu isi cyo kugura no kugurisha, mu bwami bw'Imana igikorwa cyose gifite agaciro kabarirwa mu maraso n'urukundo bya Yesu. Umwenda ukomeye twari dufite wari ibyaha, twabyishyuriwe byose na Yesu akoresheje amaraso ye y'igiciro cyinshi. Umwami wacu bwe ni umucuruzi, acuruza zahabu yagirijwe mu ruganda, umuti wo gusiga ku maso y'impumyi, n'amakanzu yo kwambika abambaye ubusa batabizi. Mu bwami bw'ijuru dufite itegeko nshinga n'andi mategeko, urwego rw'ubutabera n'imbabazi, kandi urwego rw'ubutegetsi nshingamategeko n'andi mategeko ruhagarariwe n'Umusumba byose ubwe, Imana n'umuremyi wa byose. Naho urwego rw'ubutegetsi nyubahirizategeko ruhagarariwe na Yesu n'umubiri we, ari wo torero. Mu bwami bw'ijuru dufite guverineri umwe rukumbi, ari we ushinzwe ikangurambaga n'ikanguramitima, akaba ashinzwe no kwegereza ubuyobozi abaturage,
akanaha abayobozi amahugurwa ku bijyanye n'imiyoborere myiza muri gahunda nyoboramiyoborere yiswe ushaka kuba mukuru yihindura umugaragu wa bose. Amenyesha abayobozi uburyo bwo kugira umutima wa kigaragu. Mu bwami bw'ijuru, kashe yacu ni izina rya Yesu. Niyo dutera ku bintu byose duhambiriye kandi duhambuye, bigahita bigenda bityo mu ijuru. Dutegekesha ububasha bwa Yesu. Igikorwa kiranga iterambere ni urukundo. Kandi ubu bwami nibwo bwonyine butazashira. Buzategeka isi kandi buzakuraho ubwami bwose. Uyu munsi turatangariza abashaka kwinjira mu bwami bw'ijuru buhebuje ubwiza ubwami bwose budahoza ku nkeke umuturage wabwo nk'ubutware bw'umwijima kwinjira muri ubu bwami. Mugire amahitamo meza naho ubutaha.